Ubuzima butwigisha byinshi ariko abantu benshi ntibabimenya. Ubu nibwo buryo bwo gutangira kwiga mbere yuko igihe cyawe kigucika. Iyi ni lesson from life, aho twiga ku byo tubona buri munsi muri sosiyete, muri nature ndetse no mu bantu mu buryo busanzwe, kugira ngo tubashe gufata ibyemezo byiza. Rero uyu munsi turiga kuri talent ndetse na discipline. Impamvu discipline iruta talent, akaba ari episode ya kabiri. Tukaba turi muri part 1, gusenya ikinyoma hagati ya talent ndetse na discipline. Ndi kubyumva cyane, wabyumvishe neza. Aha niho tugiye gukomereza. Iyi si irimo abantu benshi bafite impano, ariko si benshi igejeje kure. Rero buri munsi hari abana bafite talent mu mupira, urubyiruko rufite ubwenge, abantu bafite ideas nziza, ariko nyuma y'imyaka 5 kugeza ku 10 ndetse no kuzamura, abarokotse abari bakeya ugereranyije cyane. Rero ibibazo uwo ari we wese wabyibaza nawe ugafata umwanzuro. Kuki abakinnyi bamwe batsinda abandi bafite impano ibaruta? Kuki abakinnyi bamwe batsinda abandi bafite impano ibaruta? Kuki discipline isa nkaho igoranye ariko ikaba ariyo yubaka ejo hawe hazaza? Kuki motivation igushuka ariko discipline ikakurokora? Ibyo ni ibibazo bitatu uwo ari we wese ufite intego yakibaza cyane mu buzima. Rero uyu munsi muri lesson from life, by'umwihariko turagaruka kuri football. Uno munsi niyo turi bukomerezeho, ariko aya ni amasomo y'ubuzima, ntabwo ari ibyo kugutera morale cyane kurushaho. Rero turatangira na part 1 hagati ya talent na discipline, gusenya ikinyoma gihungabanya benshi, ikinyoma kiyobya abantu benshi kurushaho. Rero ikibazo gikomeye si mfite talent nzagera kure. No, niba ufite talent ntabwo bivuze yuko ari ukuzagera kure. Talent ni impano wahawe, ariko discipline ni icyemezo wafashe kugira ngo iyo talent yawe igeraho izakugeza. Rero talent iguha starting point, naho discipline ikaguha icyo bita destination. Rero mu mupira hari abavutse bafite speed, hari abavutse bafite tekinike, hari n'abavutse bafite vision, ariko talent ntitegura ejo. Talent ntigukiza umunaniro, talent ntigufasha wageze umunsi mubi cyangwa se wahuye n'ibibazo, wageze mu bibazo, talent yawe aho ngaho rwose ntago igufasha cyane. Rero muri insights hano, rero ikintu tugomba kwiga, iyo tudafite discipline irashira. Niyo mpamvu abakinnyi benshi baza gucika intege, icyamuzimije suko atari mwiza. Rero talent idafite discipline irashira. Niyo mpamvu abakinnyi benshi baza gucika intege. Rero ikiba cyabajimije suko atari beza, cyangwa ikiba cyatumye talent yabo ishwenyuka cyangwa yangirika suko abatari beza, cyangwa se ikiba cyabiteye aho muri make aba ari imyitwarire yabo muri rusange. Hari benshi bangizwa n'imyitwarire yabo mu buzima bwa buri munsi, murabizi ibyo sinabigarukaho cyane, ariko uyu munsi icyo nakubwira, fata akanya gato ko gutekereza ku kintu kimwe cy'ingenzi wize uyu munsi.
kandi ukoresha ibyo wize mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ubuzima butwigisha buzahoraho kandi n'ubu buriho ntaho buzajya. Ubu ni intangiriro turimo, gusa mu video ikurikira tuzareba hamwe isomo rimwe rikomeye rishobora guhindura perspective yawe. Guma hano wige, wongere utere imbere.